Mwakino gihe tugezeho bino binyamakuru mubona bikomeye, New York Times na zino bino binyamakuru biri mu Rwanda, byinshi zino inkuru zandika ntabwo baba bakoresheje ubwenge bwabo gusa, ahubwo nyinshi ziba zifashishije ChatGPT n'izindi AI ziri hano hanze. Rero muri challenge uyu munsi wa gatatu tugiye kureba uburyo ushobora kwandika inkuru cyangwa se blog post mu buryo buri professional. Iyo blog post ikaba yatumbagira cyane kuri Google mu cyo twita SEO. Muze gucikwa, uyu ni umunsi wa gatatu muri challenge turimo turakora. Welcome to day 3 challenge yo gukora ikinyamakuru twabyaza umusaruro amafaranga. Izere ko ahantu tugeze hari abantu mwatangiye gukora ama website, hari abatangiye kunsharinga, hari ababinyeretse, hari abo byagiye bicanga, hari abo nyine bitarakunda neza. Mukomeze munsharinge kuri WhatsApp yanjye muri link iri muri description, munyandike kuri WhatsApp, unashoboye amamagare mu mama link yanyu turebe, mujye muri WhatsApp group hariya mu joining, mu sharing mama link turebe, mbaye commentaire dufashanye. So rero umunsi wa gatatu twize gukora twize iki. Umunsi wa mbere twibukanye, twize umunsi wa mbere website icyari cyo n'uburyo n'ibisabwa. Uyu munsi wa kabiri twagejeje kuyubaka twifashishije blogger aho n'amafaranga 5 bidusaba. Uyu munsi wa gatatu rero tugiye kureba ibyo kwandikaho ni ibi cyo guta gupostinga, ariko bya bintu bigize ute, bya bintu bifite value, bya bintu nyine byara amafaranga. So ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo ubyaze umusaruro ikinyamakuru, ntago wakibyaza umusaruro wandika ibintu nyine biri average. Twatuntu turi very simple, tuntu nyine turi kubera ko haje ama social media. Ubundi kera abantu bandikaga ku kinyamakuru, ku binyamakuru bandikaga n'utuntu nyine bishakiye ko bishaka, hataraza nyine ama social media. Ubwo haje social media, utuntu nyine tw'amafuti, utuntu turi cheap dutoya tukirwa kuri za social media. Website zijyaho ibintu nyine biri professional, biri value added, bya kintu nyine umuntu uzasoma blog yawe, uzasoma inyandiko yawe akavuga ati wow, kumva nyine biramufashije. So rero niba utiteguye kwandika ibintu nyine by'ubwenge, ibintu bizima, nta kintu blog cyangwa se news website yagufasha. Yego bitanga umusaruro, wabona amafaranga, ariko nyine ubu ngubu modo yo kwandika yarahindutse. Kera twandikaga nyine utuntu twiboneye, ariko uyu munsi kora kwa social media utuntu tw'amafuti turaho ngaho nyine duciritse tujya kuri social media. Niyo mpamvu bisaba ngo uwandike ibintu biri very professional, ibintu by'ubwenge, nibwo byabasha kubyazwamo umusaruro. So rero reka tujye kuri mashini, reka turebe ibintu usabwa kugira ngo wandike post iri professional. Ikintu cya mbere ni ukubanza gusettinga ya blog yawe, ya website yawe, ukabanza ukayisettinga fresh, nyine ukabanza hari ama settings ugomba kubanza gukora. So tugiye kwinjira muri blog wakoze, reka reko nanjye ninjiye mu yo nakoze, iyi bita blog online business with Teacher Sam. Ninjiye muri dashboard yanjye, nababwiye uburyo winjiramo. Uzajya uzanga muri Google yawe, uze hano hejuru mu tuno tudomo turi hejuru, umanuke hasi uze muri blogger, uzahita winjira muri blog yawe. So ahantu hamwe tugomba gusettinga nanga, uramanuka uze muri settings, nurangiza hano title ngiyi ushyiramo title imeze neza, online business with Teacher Sam. Title ni ingenzi cyane kubanza gukora. Tugiye kubanza setting website yacu mu buryo nyine izagaragara muri Google byihuse bifatika. Kuyisettinga ubanza gushyira title neza, ugashyiraho description igomba kuba amagambo atarenze 500. Wagenda ChatGPT kabikwandikiira ukayibwira ati nkorera about cyangwa se description yo muri blogger, uyigire SEO friendly ku buryo izayigaragara muri ChatGPT. Nanye muri ChatGPT izayigaragara muri Google. Nk'urugero, welcome to our online business. Nk'urugero ushobora kuzuka ko copy ya bino bintu yanyandikiye.
amagambo 500 ukabikopiya ukaza ukabishyiramo ahangaha. So kareba ibitarenza amagambo 500. Urumva dukoze description. Ibi ngibi ni ukugira ngo Google izabashe kurigonizinga website yawe muri rank. So warangiza ugahitamo ururimi twahisemo ko ari Icyongereza. Yes. Ukamanuka akakaro ni ingenzi cyane, privacy visible to search engine. Ukakanza ukakemeza kugira ngo yanoze yawe izayigaragara muri za Google, za Explorer, za Microsoft Edge zose bigaragaremo. So hanga customer domain, umuntu uzabona ko iyi business yayikora mu buryo yabyaza umusaruro, uzaza hanga ugure domain name kugira ngo noneho website yawe ibe iri muri mu mazina yawe 100%. Ariko hanga ntabwo tuza kuhatinda kubera ko turimo turatesting. Hanga ngo redirect ugomba kuyemeza, ni ingenzi cyane. Hanga image inbox urayemeza, image load uyemeze. Umanuka hano munsi nshaka ko tujya. Hanga meta tags ni ingenzi cyane. Iyo tuvuze meta tags yo tuvuge nk'urugero how to make meta tags n'aya magambo umuntu asoma, aya ngaya umuntu asoma ataratanya gukana kuri website yawe. So nukuvuga ngo uri kwandika blog yawe anga ibi ngibi utabyemeje hari aho ntago hagaragara aho iyi meta tag izajya, ugomba kuza ukahemeza. So iyi ngi tukamanuka enable custom robots.x turayemeza. So enable custom robot head tags, yes urayemeza. Anga monetization nayo urayemeza nubwo tutaratangira kumonetiza. So kandi kantu rero kingenzi cyane aka kantu bakita Google Console. Website yawe ugiye kuyishyira muri Google Console kugira ngo Google iricognizinge nka website. Utayishyira muri Google Console ntabwo uzayimenya ngo abantu ba website ni bangahe, ntabwo izayikubwira ibibazo website yawe ifite. Iyi Google Console ni ingenzi cyane kugira ngo website post iri gusurwa cyane iyi ngiyi bra inyirika gusobanura byinshi cyane. No tujya gufata ya blog yacu tuyadinge kuri Google Console. Akananga Google Console. So nurangiza uzanga kuri uyadinge ufate ya zina rya blog yawe, ya URL ya blog yawe uzanga kuri view blog. Nurangiza ufate iyi link iri hejuru URL uzanga kuri uyadingemo, uye kuri continue. Urabona ko yamaze kugira ite ownership auto is verified. Nurangiza uje kuri ubwo no kuvuga ngo blog yawe ugize ute uyadinze kuri Google Console. Urabona ko hangaha nta kintu gihari, uri kubona nuzanga kuri performance urabona ko nta kintu gihari. Nurangiza uzanga kuri sitemap, uzano kuri sitemap. Nurangiza hano inyuma handikemo site maps. Nurangiza ushyiranga kuri submit. Ubona ko na sitemap nayo urayi submit. Nurango website yawe igize ute kurako nta kintu na kimwe kirajyamo, ntabwo iragira ute iragira nta kintu iratwereka. Cyo bishaka gutwereka uzajya uzanga muri Google Console iwawe, izajya ikubwira izikubwire abantu. Uzajya uzanga kuri overview urebe performance website yawe iri kugira. Uzajya uzanga kuri urebe Mr. Tobayirebye nibangahe, amakosa kumabunyana n'abayirebye nibangahe. So ibintu byose nyizajya izanga igirite ibikwereke. So ni byinshi ubwo ngubwo tumaze kugira ite tumaze gusettinga website yacu kuri Google Console.
ibi ngibi numara kubikora urumva website umaze kuyisetinga neza cyane, ubu ngubu irimo iragaragara neza kuri Google. So noneho rero tumaze gusetinga settings zacu. So rero post ugomba kwandika, first of all tekinike ya mbere kugira ngo ChatGPT kwandikire post yawe imeze neza, tekinike ya mbere ibintu urabyiyandikira. Niba uri umuntu uzi kwandika uragenda ibyo ukabyandikira, ariko warangiza ariko reka manze basobanura ikintu bita SEO. nshobora kuba ntagisobanura. SEO babyita amagambo arambuye ni search engine optimization. Nukuntu zino social media nukuntu post yawe uzandika izaza kuri page ya mbere ya Google. Nk'urugero nanditsemo ngo how to make money online n'urugero iyi post. Uyu muntu uje ku mwanya wa mbere aba yarakoze SEO. Nukuvuga ngo abantu bari gusacinga, iyo ibintu byawe utakurije amategeko amabwiza ngiye gukubwira, ibintu byawe kubisacinga ntabwo bizaza kuri page ya mbere. Bivuze iki? Nubwo ufite website nta bantu bazajya bayisura, izajya isuzwe na ba bantu wahaye link. Kandi icyo rwo turimo turashaka gukora ku buryo tuzaba twiryamiye tugasanga abantu barebye website yacu, tuzaba twiryamiye tugasanga amafaranga yaje kuri website kuri monetization, kubera ko nyine hari ibintu twasetinze neza bituma abantu basura website yacu. Nuvuga ngo kugira ngo ubyaze umusaruro neza ikinyamakuru cyangwa se na website, ubikora ku buryo abantu bazajya basura website yawe batazajya bayisura ari uko wabahaye link. Ahubwo Google ubwayo, Google, Yahoo, Bing ya Microsoft, Safari, abantu bari gusacinga muri Google, bari gusacinga muri Safari, Explorer, Chrome, ibintu bari gusacinga niba bari gusacinga bigiye n'ibintu ukora, Google izahita ikigira ibi bihera, nibwo ubona amafaranga. Ariko nushaka kuko ako ni gusharinga abantu ibirinki hagiye batagira abantu batabifungura. Niyo babifunguye ukora ko bibahatirije baraza ntibaze kuza kubisoma. Ariko iyo ari Google yakwizaniye abo bantu, yabakuzaniye yaba rekomandinze blog yawe cyangwa se inyandiko zawe, icyo gihe bazaza babisome. Google izatangira kuzagira rankinga post zawe. Ibyo rero kugira ngo bikora ukoze icyo twita SEO, search engine optimization. Nanababwira ngo niba ari umuntu w'umu expert kwa kino kintu SEO, ujye ukiga SEO ukayimetiriza, waba umukire pe, ndakubwiza ukuri. SEO irakenewe cyane kubera ko abantu benshi bafite website, ariko ntabwo zijya ziba ranked kuri Google, ugasanga ntacyo zibamariye. Rero wowe wize ukametiriza SEO, nshuti nongeye mbisubiremo, waba umukire. So rero ngiye kubereka basics za SEO, ni gute nakora blog ku buryo at least nihagira umuntu searching ibintu ndi gukora, nihagira umuntu searching ibintu bigiye n'ibyo nkora, nzaza kuri page ya mbere cyangwa nzaba ranked kuri page ya mbere. Hari ibintu by'ingenzi byibanze ugomba gukora. Mbibutsa bino ni iby'ibanze. Ubifashe ugiye kwigira business, ugomba gushaka uburyo wiga ukametiriza SEO. Kubera ko SEO nshuti yanjye ni kimwe mu bintu nyine gikomeye gukora ku buryo nyine uza ku mwanya wa mbere kuri Google. Ariko ibintu by'ibanze ni ibingibi ngiye kubereka. Tuvuge ngo dukoresheje ChatGPT, kuko tuzajya twikoresha ChatGPT. Nababwiye ngo ikintu cya mbere ni ukugira ibintu byawe urabyiyandikiye. Ariko bya bintu byawe wanditse igihe usanga bidafitemo keyword, bitameze neza. Wowe ushobora kuzafata bya bintu byawe ukagira bya bintu byawe ukabiba ChatGPT, ibintu wiyandikiye ukabibwira ngo kosora amakosa, shyiramo keyword, shyiramo SEO, kora ku buryo ino blog yanjye iza kuza kuba ranked kuri Google. Icyo gihe ChatGPT izagira
izagira ute izabigukora. Nk'ubu reka ngo mbaye nk'urugero nk'iyi post nakoze nayibwiye ngo design iriye challenge nze nyirebe iyo nakoze nk'ibi ngibi. Iyi ni post nakoze nkiyandikiye nayibwiye ati make this content more SEO friendly, add keywords, table of content, design metadata, make it friendly and technical. So fashe a blog post yanjye wayiyandikiye ibintu wabyiyandikiye urangije ugize ute wa ChatGPT ngigira ute uyiha ChatGPT ngo ibigukorera nyiri kwadingiremo ya SEO. You understand? So iraza kugenda igira ute iraza kufata iyi blog post yawe igira ute iyi ikore neza cyane ku buryo ya post yawe nujya kuyipostinga muri blogger izaba igize ute izaba iri mobile friendly, uri ifite za keyword nyine yazuzujemo. So ubu ni uburyo bwa mbere bwo kugira ute wowe ibintu byawe rubyifite ariko bitarimo SEO. Uzabiha ChatGPT uyibwira ati nshyiramo SEO, shyiramo ibini narababwiye ngo uku promptinga ukusobanurira ChatGPT ni nako ibintu byawe bizajya bigenda bigira value. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kuyigira ute ushobora kuyibwira. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora kugira ute ushobora gukora post kandi iyo post ikazaba iri SEO. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukuntu wowe ufite idea ko wati wenda reka ngwe nk'urugero ko ufite idea wenda 10 ways to make money online in Rwanda. Ubiyo ni idea yagukorera noza. So uzagenda ufata iyo idea uvuga ati wenda write for me a blog, a detailed, urayibwira ngo ibe detailed blog post on this topic. 10 ways to make money online in Africa, muri Africa. So then wongeraho wibwira ati be more professional, human and add your examples. Ingi urayibwiye no make the post SEO and add keywords and design metadata. Metadata nayo babwiye ni twa tugamba umuntu areba kuri Google ngaha ataratangira kugira ute ataratangira gusoma. Nkara nk'ingi iravuga ngo make money online with jump task by completing simple task like this. By completing iyi metadata ni umuntu asoma ataratangira gusoma yaki ya nkuru yawe. Inye ni nk'akantu gashidura umuntu kugira ute kureba keywords. Ukayibwira ati this post will be published on blogger website. Guys, nonye bisubiremo uku promptinga ukusobanura ChatGPT ukuyihama more details ukugera uguba more specific ukugerageza gusobanura neza ibintu byawe niko ChatGPT izabwiye ibintu bizima kandi by'ubwenge. Nababwiye ngo
niba ushaka kubyaza umusaruro chat GPT cyangwa se ibinyamakuru nuwandika ibintu biri vague biri simple sha ntacyo yazakumarira tu ntago byakuna gukora ku utuntu turi simple tujya kuri social media. So rero igiye kunyandikira blog post yanjye imeze neza. So urabona iyi ni post yanjye ikoze. Iyi post ikoze ko nayipromptinze neza. Iyi nayipromptinze neza yabikoze neza 100%. Ariko nkuko nababwiye ushaka bino bintu kugira ngo bibe ibya 100% wabijyana muri ya AI nabahaye. Ndiko nakino video za kuza kuba ndende cyane uze kuza kuyireba uyijyanamo ikataka ibigira more human, right? Nonje gufata iyi blog post yanjye sibyo nyikopie nyizare muri blog yanjye sibyo nze muri add new blog nze pasting mu ya blog post yanjye copy paste nze hano ibi so urabona ko blog post yanjye imeze neza. Wowe ushobora kwifata ukayi-editinga. Icyo nshaka kukubwira my idea nuko it's much better ko nyine ibintu utabigira very easy. Niba ushaka ikintu byabibyazwa umusaruro ushyiramo ingufu editinge uze blog post yawe editinge ushyiremo amafoto ibintu byawe bikore neza ku buryo nyine biba bigaragara ko nyine ari imbaraga wagize ute washyizemo. So nurangiza urabona ko title ni hejuru 10. Title ni 10 practical way to make money online in Africa 2500 guide. So nubanga abantu benshi bajya gusearching online ngo 10 practical way to make money online in Africa. Nono yashyizemo n'umwaka kari 2025. Nono irangije ima icyo twita metadata. Ngiyi muri kuyibona ndayikopiya ndayikatinga. Nza hano murebe ko twayemejemo hejuru cyagiye nzanga kuri sa description nze ngirute nyemezemo. Amagambo atarengeje 150. Murabona ko ngize ute nayishyizeho. Nirangiza ahangaha nze ngirute nyisiwe ni title nyisiwe kwera ko title hari anagize ute nayishyize ari hejuru. Nurangiza uzo ushyiremo amafoto ahangaha uzanga ushaka gushyira ifoto uzanga uya uploading ifoto yawe. Ngiyi ifoto yawe uze kuri setting. Ikindi kintu ugomba gukora muri kubona ibintu bitanga alta text. So alta text ubundi Google ntabwo izi ifoto uploadinze kuri Google, ntabwo izi ifoto iriya foto washyize kuri Google ntabwo ibizi icyo ari cyo. Rero ikintu bita alta text cyangwa se title ni ukugira ngo Google izabashe gusoma ya foto yawe. Nudafata amafoto yawe uploadinze mahanga nutaya alta text ntabwo Google izamenya yari. Ama picture yawe ugomba kugira ute ugomba kuyashyiraho alta text. Alta text mostly ushyiraho ya title yacu akaba ari ugira ute akaba ari yo ushyiraho muri alta text kugira ngo amafoto yawe ifoto zawe nazo zigira agaciro. Mujya mubona nyine iyo ugiye gusacinga kuri online nagiye usacinga ifoto iriya foto impamvu Google iyimenya ikayiha nawe ukayisacinga nuko nyine hari umuntu warayihaye
yarayihaye title cyangwa se yarayihaye alto text. Nubwo buryo Google isomamo amafoto. Rero amafoto yawe nayo ujye ugerageza uya renaming ushyiremo ama keyword ajyanye n'ibintu ukora kugira ngo najya umuntu ugisearching online Google izayiba ranking. So foto yanjye nyishyizemo ahangaha. So ibi ngibi umaze kubikora, poste wayikoze neza, poste wayigize neza, igisigaye noneho ni ukugira ute, ni ukuzanga ugahitamo label yawe, ugahitamo label kari twabonye kari online business. Yes, okay. Umaze kurankinga, ikindi kintu ni ngombwa ko poste yawe at least ibonekamo amafoto, nibuze ifoto imwe, ariko ni byiza ko washyiraho amafoto menshi cyane. So nurangiza blog yawe urayirangije and ugira ute, uraza gukora publish. So ubu ni uburyo post yawe ukoza ama idea yawe. Bwa mbere hari ama idea yawe wishyiriyemo, irayahindura, iba bigukora. Bwa kabiri wazanye idea, ukigomba kubikora, itegeko igomba kubikora. Ibi ngibi ni uburyo bwa kabiri, bisaba ube uri smart mu gupromptinga. Ubundi buryo bwa gatatu twabonye ko ushobora uburyo bwa gatatu tuvuge nk'urugero, ubonye post ahantu ku kinyamakuru, ariko urashaka iyo post ubona ko nta kintu na kimwe uze guhinduramo, urimo urashaka ko ya post iba yawe. Ushobora kugenda gufata ya post ukayikura ku kinyamakuru runaka uri gushaka kuyikuraho, warangiza ukaza muri ChatGPT ukayivuga ngo paraphrase this text, this post, umurere post iri SEO, uyikore neza fresh. Ushobora kuvuga ngo bino bintu ngo ni ntago byemewe, biremewe. None se nubundi se kera bano bantu bandika ibinyamakuru, bano bandika kugiye n'ahandi hantu, agenda agafata ku kinyamakuru cy'ahantu runaka, akareba inkuru akayisoma, akayiparaphrasinga ko ntago zino nkuru ziri kubikwa bino binyamakuru ziba ari izabo, nabo baba bafite abantu bagiye kuzisoma. Ahubwo mbere impamvu byabaga bigoye, umuntu yaricara agakoresha ubwonko bwe akabyandika. But today uretse ko n'izi ngizi muzakoresha yaturu nabahaye, nawe ndi gushaka kwiteranya nawe, ako ni amapost yashyira muri ya originality.ai, amushoboza gusanga harimo na AI nabo baba bakoresha ama AI. So my point is this: uzafata iyi text, niba ubona irimo ibintu ushaka 100% nta kintu hinduye, uragenda uyikopiye rwose ntacyo wikanga, sibyo? Uzubwire ChatGPT noneho ngo paraphrase this post and add SEO, good title, and to be rank on Google first page. Make it human and professional. Bino bintu nkoze guys, bino bintu nkoze biremewe, ni paraphrasing. Kubera iki? N'uburi nguko nundi wakabwiye umuntu uti ino nkuru iri ku kinyamakuru yi paraphrasing, kora indi nkuru ijya kumera nk'iyingi. Bano bantu se baba bagiye muri Amerika gutara zino nkuru, nabo bazi baba bafite ibinyamakuru bagize ute, babisomyeho. So ushobora no gufata iyi link, ushobora no gufata iyi link ukayizana muri ChatGPT. So ushobora no gufata iyi link ukayizana muri ChatGPT. So urabona ko ubu n'ubundi buryo ushobora gufata post yawe ukagira ute, ukayiparaphrasing.
tubyira. So reka noneho rero ndebe mwandike amaposti yanyu muyansharinge turebe niba ari CEO ndaza kuza kubaha komanteri then mbararikira kuzaza muri challenge y'umunsi wa kane.